Kristo Yezu akuzwe bavandimwe, ndabaramukije mbifurije amahoro y'Imana aho muri hose mugubwe neza. Ni Yvonne muganira, muhuriye muri cya kiganiro tumenye tuzirikane mutagatifu Kizito Mihigo. Uyu munsi rero turi ku itariki 17 z'ukwa cyenda 2020, mu kanya turasoma ubutumwa mutagatifu Kizito yaduteguriye uyu munsi, hanyuma twumve icyo butubwira. Bavandimwe rero, mbere yuko tujya gusoma ubutumwa bwa Kizito ndetse na mbere yuko twishyira imbere y'Imana, nako ahari wenda reka tubanze twishyira imbere y'Imana, hanyuma mbabwira akantu, hanyuma dutangire dusome ubutumwa bwa mutagatifu Kizito Mihigo. Tujye mu isengesho, twishyire imbere ya Roho Mutagatifu. Duhamagare Roho Mutagatifu aze mu mitima yacu, ayoroshye, ayihe kwakira ubutumwa uyu munsi Imana yaduteganyirije, kandi abane natwe umunsi wose. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bagukunda, ohereza Roho wawe byose bibe bishya, isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana wamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, ku bwa Yezu Kristo umwami wacu, amina. Bavandimwe rero, nari mvuze ngo niturangiza gusenga ndababwira akantu, hanyuma tubone kwinjira mu butumwa. Akantu rero nshaka kubabwira ni uko nindangiza iyi audio, hari indi audio ndi bubahe, ndabasaba kuyumva kuko irimo ubutumwa. Hari umuvandimwe ejo wanyoherereje ubutumwa, hari icyifuzo yashakaga kungezaho kijyanye na rozari. Nababwiye yuko mu kwezi kwa 9 nako mu kwa 10 kwezi gutaha tuzatangira kuvuga, ariko tukayivuga tugabanye amibukiro, kugira ngo rwose dufashanye, tuvugere muri uku gusenga kwacu, muri rya sengesho ryacu ritazima, tuvuge rozari kuko ari isengesho ryiza kandi rikomeye cyane. Twese twemera abana ba Yezu na Bikira Mariya tuzi agaciro ka rozari. Ubwo rero umuvandimwe yarambwiye ati nyamara rya sengesho tujye dukora tugabanya amibukiro, buri wese akavuga ndakuramutsa Mariya 10 na dawe uri mu ijuru. Ni ukuri ntabwo byadufata igihe kinini, kandi twajye dutura amarozari ndetse na menshi ku munsi kuko turi benshi. Tugiye tugabana amibukiro yose, wasanga ku munsi twavuze nka rozari nk'ebyiri cyangwa 3, kuko Bikira Mariya arabishima kandi akabiha agaciro cyane. Ubwo rero igitekerezo nacyakiriye neza, numvisha ari cyiza cyane, nuko ndibuka ko mperutse kubivugaho, noneho nkavuga inti mu by'ukuri ntabwo ndimo kumva neza ukuntu nabyorganiza. None niba hari igitekerezo mufite mumfashe. Hari abavandimwe rero bampaye igitekerezo, ubwo ndibuze kubasangiza. Ariko muri iyo audio ndi bubahe ntabwo harimo ibya rozari gusa, harimo no gushima. Ku ruhande rumwe nyine baranshimira, ariko bavandimwe, buriya ntabwo ari njyewe amashimwe agenewe, ni Yezu. Ni Yezu kuko niwe ubikora, ni Yezu kuko niwe wadushoboje kugira ubutwari bwo gutangira iki gikorwa, kandi niwe ukomeza kutuyobora. Uwo muvandimwe rero hari ikintu yavuzemo numva nanjye kirandyoheye cyane, kandi koko ndakiverifiye nsanga nibyo, nibura na verifiye ibyejo nsanga nibyo. Yaravuze ati ibi bintu birimo Imana, ati ni ukuri birimo Imana, ariko ndibuze kubaha mu byiyumvire, ntabwo ngiye kumusubiriramo amagambo kuko yabivuze biraryoshye kurushaho mbisubiyemo nabibishya. Ubwo rero arambwira, yambwiye ukuntu ngo yumva, ngo hari ibintu 3 yumva ku munsi. Yumva iyi audio ngewe mba nakoze, cyangwa kera yasomaga nyine insanganyamatsiko, kumva nanjye ngo kera wagira ngo hanyuzeho imyaka ingahe. Nyine mu minsi ishize tugikora insanganyamatsiko nyine ngo yasomaga insanganyamatsiko. Ubu rero nyine ngo aragerageza rwose akoresha uko ashoboye kumva iyi audio, noneho ngo agasoma n'ijambo ry'Imana ry'umunsi. Hanyuma ngo hari n'ubundi butumwa bw'umumama wo mu Rwanda witwa Mama Louise ngo yumva. Ubwo rero ngo ikimutangaza ngo arabyumva, ngo akumva byose hari ahantu bihurira. Kandi bavandimwe reka mbabwire, njyewe iyo ngiye gukora iyi audio nyitangira mu mutwe ari vide pe, nta kintu nifitiyemo. Ni ukuvuga ngo ni Roho Mutagatifu ubikora byose. Ntabwo kandi mu byo nakoze byose ntabwo nigeze niga iyobokamana, rwose oya, nta kintu na kimwe nize muri ibyo.
ntabwo nta nubwo nigeze mbyihuguramo. Mbese nimwumva ntinya burya no kuvuga ngo nk'uko ngo muri bibiliya ni ukuri, nuko mba nzi yuko nta bumenyi mfite muri ibyo bintu, nababeshya ngiye kubabwira ngo muri bibiliya ngo aha n'aha ngaha ngo handitse gutya, naba mbeshye. Ntabwo mbihugutsemo cyane. Ni ukuvuga rero ngo ibyo mwumva, nimwumva bibaryoheye mukumva hari aho bihurira kuko n'ijambo ry'Imana, tujye dushimira Imana niyo iba yabikoze, ni Yezu uba wabyikoreye. Ubwo rero aravuga ati hari ukuntu mbyumva nkumva birahuye, nkumva ubutumwa ni bumwe bikantangaza. Njyewe rero iyo ngiye gukora iyi audio nababwiraga nti mu mutwe aba ari vide, ntabwo ijambo ry'Imana mba nakarisomye, kuko nk'ubu ndimo ndarikora ni saa 11 za mu gitondo. Ni ukuri ntabwo ndafungura Bibiliya ngo ndebe ngo ijambo ry'Imana uyu munsi riravuga iki. Nta nubwo izo audio za Mama Louise nanjye njya nzumva, ariko ntabwo ari buri gihe mbasha kuzumva. N'igihe ntegurira audio ntabwo mba nakazibonye, kuko zingeraho nko mu saa 2 saa 3 za mu gitondo, mba narangije gutambutsa iby'uyu munsi. Rero iyo bihuye ni ukuvuga ngo ni Roho Mutagatifu wabikoze, ntabwo ari njyewe. Imana ishimwe cyane rero, ihabwe icyubahiro, kuko nanjye ibyo birandemesha, nkumva koko ko ari bo babyikora, kuko njye narababwiye nti ngewe rero ngiye kubabera igikoresho, ubundi mwikorere mwibwirira abana banyu icyo mwifuza. Ubwo rero dushimira Imana cyane kuri icyo gitekerezo uwo muvandimwe yaduhaye. Ubwo audio ndaza kuyishyiraho, namwe muyumve mwumve ibintu yavuze, kuko ngewe numvise ari ibintu bikomeye, byanyongereye n'imbaraga. Usibye ko n'ubundi imbaraga zose mbona zo gukomeza, sincika intege, singire gute, zose nziterwa yego n'Imana, ariko nyine binyuza muri mwebwe mumbwira muti ni ukuri biraryoshye, ni ukuri bimeze neza, ni ukuri komereza aho ngaho, nanjye nkumva rwose bimpaye imbaraga, nuko nkakomeza. Hanyuma rero umuvandimwe araduha n'igitekerezo kuri rozari. Ubwo muri buze kuyumva muri rwa rugendo mu kwezi gutaha tuzatangira. Mbibutse yuko kuwa gatanu tuzatangira noveni. Ubwo rero mwitegure kuwa gatanu n'ejo, ahubwo byageze ejo tuzatangira noveni ya Mutagatifu Kizito Mihigo. Ndimo kugerageza kuyitegura. Ubwo rero ejo tuzaba turi kumwe muri noveni. Nari ndi mu gutekereza yuko nshobora no kujya nkora audio ya noveni, n'ubundi mba ndi buyivuge, noneho nkayivuga nkora audio nkayisangiza, wenda babandi koko babona umwanya mukeya wenda wo kuvuga bati reka twicare dusome ibya ntabwo mbizi nintabikora, cyangwa se reka mbyihorere. Nimwumva ari ngombwa, agatekerezo ndagatanze, nimwumva byabafasha muzagira ukuntu mubimbwira, noneho muri noveni y'ukwezi gutaha nzabikore. Ubwo rero reka tujye gusoma noneho ubutumwa bw'uyu munsi. Mbarareka nimurangiza kumva audio y'uyu munsi, mwumve iri bukurikireho ndi buboherereze y'ubuhamya bw'uwo mumama watubwiye iby'ukuntu yumva rwose uyu murimo dukora urimo Imana, hanyuma akatuha n'igitekerezo kuri rozari. Nuko rero dusome. Mu gihe cy'ibyumweru 2 ibitero bya buri munsi by'uwo mutwe ntibyasibaga. Ubwo turimo gusoma ubutumwa bw'uyu munsi bavuye mu gitabo cya Mutagatifu Kizito Mihigo. Ubwo arakomeza nyine atubwira experience ye, ibyamubayeho nyine muri jenoside, uko we yagendaga ahunga n'umuryango we. Usibye papa we yatubwiye ko ari mu ba mbere bishwe. Nuko ibyo bitero rero ngo byirukanwaga n'impunzi nyinshi zageragezaga kwirwanaho zikoresheje amabuye. Ariko ku cyumweru tariki ya 19 Mata, nko mu masaa 6 mu gihe twarimo twitegura kurya umuceri wa Karitasi wavuye kuri diyosezi, duterwa n'itsinda rigizwe n'abasirikare, abajandarume n'imitwe y'abarwanyi. Bari bafite intwaro nyinshi kandi ari benshi. Kuva saa 6 kugera saa 9 biba urusaku rw'imbunda, amabombe n'amagrenade. Abatutsi b'abagabo bari bihishanye natwe bafata icyemezo cyo gusohoka, bagapfa birwanaho. Bagerageza gutera amabuye ku mbunda zirasa rufaya, bibi by'ubusa ntibagarutse. Interahamwe zihereye kuri ako kavuyo zinjira mu mazu n'imihoro yazo kugira ngo zikate imitwe
y'abagore n'abana b'abatutsi bari batangiye kubura umwuka kubera imyuka ihumanya amaso yari yuzuye aho. Bavandimwe rero uyu munsi turagarukiriza ahangaha mu gusoma. Murumva ko Kizito akomeje kuduha ubuhamya bwe bw'ukuntu yabaye mu bihe bya jenoside, mbese muri make y'ukuntu yarokotse. Ni ibintu bikomeye. Muri iyi minsi twagiye dufata umuco wo gufata umunota wo kuzirikana abantu Kizito agenda avuga bapfuye abona, bapfuye areba. N'abapfuye rero muri iyo minsi bose tubashyira imbere ya Nyagasani, dufate umunota umwe wo kubazirikana. Bavandimwe, ubwo rero turi muri ubwo buhamya nyine, dukomeze. Nuko rero Kizito akavuga ati mu gihe cy'ibyumweru 2 ubwo turimo turazirikana, turimo turareba ubuzima yabayeho, noneho mu kuzirikana abavandimwe ndabatumira nyine kujya cyane cyane iyo turi ahangaha bikomeye, ahangaha uvuga uti ibintu byari bibi byari bibi koko, tujye tugerageza noneho gukurura, nk'uko ejo nabivugaga, gukurura ishusho ya Kizito wo mu minsi ya nyuma kugira ngo tubashe kureba ukuntu Imana igira neza. Ubwo Kizito akavuga ati mu bihe by'ibyumweru 2, namwe mutekereze ibyumweru 2 ugera imbere y'urupfu, mbese abantu bakaza ukavuga uti noneho uyu munsi mbese barangiraho, birarangira, bakaza nta uri buhungire, nta bundi buryo uri bwirwaneho, ngo buri munsi bakaza bagenzwa n'iki? No kwica, no gusahura, no kugira nabi. Namwe mutekereze ubuzima bumeze gutyo. Ariko nyine ubwo ngenda babwira ngo namwe mutekereze, ariko abenshi ubwo buhamya murabufite nk'uko nabivugaga ejo, kuko abenshi babibayemo bazi ubwenge. Twebwe wenda twari tukiri batoya cyane, hari byinshi tutibuka, ariko ni ubuhamya abantu benshi bahuriyeho ubungubu bw'ukuntu mbese niba wararokotse, niba icyo gihe wari uriho, uyu munsi ukaba uriho, byanze bikunze wanyuze ahantu hajya gusa n'ahangaha. Ubwo rero abavandimwe, ikintu ngira ngo uyu munsi tugarukeho ni ikintu cyo gushima, kuko hari abantu benshi pe, ngira ngo ni nabo benshi ahubwo banyuze mu bintu nk'ibi ngibi batajya bamenya gushima. Ni ukuri Imana ikakugirira neza, Imana ikakurokora ubwicanyi nk'ubu, Imana warangiza ukumva ngo nagize amahirwe. Nta mahirwe aba ku bana b'Imana bavandimwe. Ejo hari umuvandimwe nabikosoye, wampaye akantu k'ubuhamya, mbwira ibintu yanyuzemo, arangije arambwira ati akajya ambwira ati nuko rero ati njyewe amahirwe nagize nuko ngira amahirwe, ngeze aho ndamubwira umuvandi, nta mahirwe wagize ntayo, ayo ntabwo ari amahirwe, ni Imana wagize. Abana b'Imana ntabwo tugira amahirwe, tugira Imana. Amahirwe naye abatemera Imana nyine, abatazi Imana. Twebwe rero kuko dufite amahirwe yo kuba twaramenye Imana, tuzi yuko ari nayo twagize muri bya bihe byari bikomeye cyane. Nuko Imana idukomeraho, Imana iduhagararaho, Imana kuko yari ifite umugambi mwiza. Nuko uyu munsi turi ahangaha, turimo turayivuga, turimo turahana ubuhamya, turimo turabwirana. Nuko rero tukavuga ngo nuko ngo gira amahirwe, iby'amahirwe tubyihorere rwose, nta mahirwe ku bana b'Imana. Ayo mahirwe yitwa Imana, ayo mahirwe yitwa Yezu, ayo mahirwe wenda yitwa Bikira Mariya. Njyewe icyo gihe Bikira Mariya sinari imuzi, mu bihe numvaga nkomerewe, ariko nkumva hari imbaraga z'ijuru zimpagazeho. Icyo gihe ntabwo nari nzi Bikira Mariya, ariko naje kumenya yuko nawe atarandi kure buriya. Nzababwira ubuhamya bwanjye bw'ukuntu namenye Bikira Mariya, kuko namumenye ntabwo hashize igihe kinini cyane, ariko wenda uyu munsi ntabwo aribwo nakwinjiramo cyane. Ubwo buhamya nzabugenera ikindi gihe. Tugume kuri iki kintu cyo gushima Imana. Hari abantu bagirirwa neza kuko ntibashima Imana, banabibona yuko Imana yabagiriye neza. Hari abadashima kuko batabibonye, hari n'ababibona rero bakabyihorera, ahubwo bagahora mu maganya, bagahora bavuga ngo ariko Mana, ngo ni ukuri, ngo reba, mbese bagahora babona ibitagenda, ibigenda bakabyirengagiza. Ntibabone yuko Imana
yabaramukije, waramutse, urimo uravuga, urimo uraganya, urimo urahumeka, uwo mwuka se urawiha? Njya mbwira abantu uzagerageze gufunga umwuka, ugerageze hari abantu bavuga ngo nyine ngo Imana ngo ntabwo ibaho, Imana nta kintu ikora, Imana hoya nibo byose babyishoboza. Ngo nibo byose babyishoboza. Wenda ntakubwira uti ni shitani, kuko shitani ntabwo yakubwira ngo ni njyewe ugushoboza, kuko wahita uvuga uti niba uriho shitani rero n'Imana ibaho. Oya, shitani ikumvisha ko Imana yawe ari wowe, ikakubwira iti hoya n'ubundi se iyo Mana niyo yagutekeye, si wowe wagiye kwitekera ukigaburira? Ayiwe, nyamara hari abatabibonye. Nuko ubwo rero shitani ikakumvisha yuko ari wowe wikorera, ariko njyewe urugero rwa hafi njya mp'abantu kugira ngo wumve yuko atari wowe wiha, atari wowe wikorera, ari Imana iba yakugiriye ubuntu. Nabwira niba kuko ari wowe wumva ko ari wowe wiha kuba uriho, kugera ku byo wagezeho byose, reka nkwereke ikintu kimwe kandi cyoroshye. Gerageza kudahumeka. Gerageza kuvuga uti icyambere cyitekereza yuko uwo mwuka uri guhumeka ntaho wawuguze, ni ukuri wawuboneye ubuntu. Urimo urahumeka kandi uwo mwuka ntabwo uri bushire, urahumeka rwose, kandi uwo mwuka niwe uguhaye ubugingo, niwe utumye uhagarara, niwe utumye uvuga, niwe utumye byose bishoboka muri aka kanya. Uwo mwuka ntaho wawuguze pe, ntaho wawuguze, urawufite gusa. Ntiwibaze uti nkufite se gute, nkufite kubera iki, byagenze bite kugira ngo mfite umwuka? Abantu ntabwo bajya bibaza kuri icyo kintu. Noneho rero niba wumva ko uwo mwuka ari wowe uwiha, akaba ari wowe wigenga, akaba ari wowe, gerageza kuwuhagarika se. Gerageza rwose kuvuga uti oya, uyu mwuka ntazi naho waturutse, ndawihoreye, ngiye kubihagarika, ahubwo wenda nishakira uwanjye. Ibigerageza urebe ko bikunda, nubishobora uraba ari wowe Imana yawe. Bavandi, twemere rero ko ari Imana iduhagaritse, ari Imana ari nayo yaturwanyeho muri bya bihe. Nuko rero waba uri mu kigeragezo, ubu ngewe hari ahantu nagezeho niga kureba mu kigeragezo ndimo muri ako kanya, nkavuga inti byanze bikunze aha hantu harimo n'umugisha w'Imana, ahubwo nkarwana no kujya gushakisha aho uwo mugisha uri, kuko byanze bikunze uba uhari buri gihe. Ntabwo umugisha utegereza yuko uva mu bigeragezo, niyo kaba ari gatoya, kaba gahari kaguha icyizere cyo kuvuga ngo Imana irahari, Imana irahari. Ni ukuri. Ni ukuvuga rero ngo nitugera mu bigeragezo ugende ushakishe, uvuga uti nubwo ndi muri iki kigeragezo kandi gikomeye, Imana iri kumwe namwe. Haba hari akantu buri gihe kakwereka yuko Imana iri kumwe nawe. Bavandimwe, ibyo bintu nagiye mbihishurirwa ntabwo hashize igihe, ariko nyine ni bwa buzima, ni kwa kundi umuntu nyine aba ari mu buzima bukomeye, ukagera aho uvuga uti ariko Imana ntabwo inkunda, nyamara wa mugani wareba ugasanga urimo urahumeka. Ubwo rero ngewe nize guhora mvuga uko biri kose nshima Imana, nshima Imana. Hari abantu rero bahora mu maganya, niyo wamukorera iki, niyo Imana yamukorera iki, yewe umuntu akavuga ati nifuza imodoka akayibona, umuntu akavuga ati nifuza umugabo mwiza akamubona, ariko ugasanga ni wa wundi ugaruka inyuma ku cyumweru, mu ivanjiri yo ku cyumweru batubwiraga ukuntu batubwiraga ikira, ntabwo nari mbyibutseho gatoya, birongeye biragiye. Ariko icyo nifuza kubabwira ni ukuntu shitani ijya ituhuma amaso tukabona ibibi gusa. Nk'ubu ngubu ibi bintu Kizito yabayemo, shitani iyo Yezu atabimukuramo nyine, kubera ko yari amufiteho izera, ariko twese Imana buri bidufiteho umugambi kandi mwiza. Twese bavandimwe, twebwe icyo tugomba gukora ni ukujya kureba ngo ni iki Imana yampamagariye. Buriya twese turagifite kandi gikomeye. Nuko rero ugasanga umuntu Imana imugiriye neza, ariko akavuga ati oya, ntabwo nashakaga amata ariko mfite amazi gusa, kandi n'ayo mazi hari abatayafite. Ubuse Mana nzajya mpora nywa amazi koko yonyine, ubu ntabwo najya mbona amata nk'abandi. Ubuse Mana, ariko Mana ntabwo nkunda. Ubuse ntizi universite nk'abandi, ariko Mana ntabwo nkunda. Kandi ubwo wariye, kandi ubwo ufite aho uryama, kandi ubwo ufite wenda umuvandimwe uganyira. Mbese
ufite utuntu twinshi, ufite ibintu byinshi byinshi cyane imana igenda igukorera, imana igenda ikuba hafi, imana iraguhagaritse, imana irakurinze, imana ikugize gute, ariko ugahora mu maganya. Ntugire na rimwe wumva yuko nukuri imana hari byinshi yagukoreye, atari uko uri mwiza cyane, atari uko ugize, atari uko ukiranutse, atari uko, ahubwo ari ukwihesha ikuzo kwayo, ari uko igukunda cyane ikagukorera ibintu byinshi rero kandi bikomeye. Bavandimwe rero, twisuzume ku kureba amashimwe yacu, niba koko tujya dushima imana kandi buri gihe. Bavandimwe, ntabwo ari ukuvuga ngo ndashima imana kubera yuko yankoreye iki kintu gikomeye. Buri gihe niyo waba uri mu bigeragezo, uba ufite ishimwe, kuko nk'uko nabivugaga mu kanya, ubwabyo kuba uhumeka ni ishimwe, ubwabyo kuba ugenda utari ikimuga ni ishimwe. Ariko no mu kigeragezo ubwacyo wenda uba urimo, tuvuge uri mu kigeragezo cy'uko ntabwo urimo kumvikana n'umutware, ni urugero, ukavuga uti mbese ukiganyira, ukavuga uti imana yanjye, uyu muntu ngenje gutya, mbese ukibonera ibyo ngibyo gusa, ukibonera yuko uwo mutware atagufashe neza. Ni ukuri, iyo ugiye muri icyo kigeragezo ukagenda ukareba, hari igihe usanga yuko imana yabyemeye kubera impamvu runaka, kandi ugasanga wenda imana iragira ngo iguhe kwihangana, azabone yuko imana yagushoboje kwihangana mu bintu byinshi bibi yagukoreye, wenda abonereho umwerera imbuto nziza, abonereho kuvuga ati imana ibaho. Imana burya, imana usenga yaguhaye gukomera, nubwo nakubereye ikigeragezo bwose, ibaho, nanjye ndayihindukiye. Ibyo bitumye nari ngiye kubasezera, ariko bitumye nibuka ubuhamya ejo bundi numvishe. Ngewe rero nkunda kumva ubuhamya, nzajya mbabwira, ni naho mvoma buriya. Nari ndi mu kubabwira, natangiye mbabwira ukuntu ntahugutse cyane mu bintu by'iyobokamana rwose. Bavandi, ntabwo nababeshya ngo nasomye bibiliya cyane ngo ndayizi, ntabwo nababeshya ngo hari amasomo nafashe reka da, nta kintu. Ariko kubera ko ngewe imana yagiye ingirira ubuntu cyane cyane nkabibona, iyo numvise abandi nabo bavuga bati imana yangiriye ubuntu, biranshishikaza cyane, nkajya kubyumva kuko numva bindyoheye, nanjye binyibutsaho imana yamvanye, bikanyibutsa amasezerano Kizito ajya avuga ati aho nasezeranye n'imana ni ngewe uhazi, aho nasezeranye n'imana, amasezerano nagiranye n'imana yanjye. Nuko rero bavandimwe, ubu ngewe rero nkunda ubuhamya cyane, aho numvishe ubuhamya hose mpita njya kumva. Ubwo rero numvishe ubuhamya bw'umumama, kuko nk'uko nguko wagize ikigeragezo cyo kugira umugabo ngo udakijijwe. Uwo mumama we ni umurokore, nuko ngagira umugabo udakijijwe, rero amubera ikigeragezo pe, amubera ikigeragezo kugeza ubwo umumama abyaye umugabo. Ubwo nyine bari mu kigeragezo cy'uko umugabo atashakaga kubyara kandi umugore abishaka. Umugore rero arabyara, abyaye umugabo, uwo mwana aramwanga, yanga no kujya kumureba kwa muganga. Nuko umumama birumvikana arababara kugira ngo umutware yange kukugeraho, kandi ari we wabyariye umwana, ari uwawe, mbese nta nubwo nyine ngo yamwise izina. Umumama aragenda arakubitika, nyine iki ngiki bita gukubitwa. Namwe murumva, umuntu arimo arabyara, umugabo ntashaka umwana, kandi nyine ibigeragezo byose ntamugaburira, ntamuhahira, ntagura imyenda y'umwana. Murumva umugabo yari yageze naho kwanga kwita umwana izina. Umumama arasenga aravuga ati Yezu nyitira umwana, ndabona umutware yanze kubikora. Yezu aramukoresha. Umugabo ubwo muzi ukuntu ngo yise izina, umwana yararize, ngo nuko umugabo aramubwira ngo kawe imana karize ngo nuko yamwise. Umubyeyi aramubwira ati se, ati waramwise burya? Undi aramubwira ati hoya, ati n'uw'Imana, ati ntabwo ari uwanjye, ati kubera yuko wowe wamushatse kubera ko ngo ariko imana yawe ibishaka, ubwo rero ntabwo ari uwanjye, n'uw'Imana. Nuko umwana yitwa uw'Imana gutyo. Murumva ukuntu imana ikora ibitangaza bavandimwe.
nuko ubwo rero ikintu nashaka kubabwira cy'ukuntu Imana hari igihe tunyuza mu bigeragezo atari uko twanze, iyo tubashije kwihangana ni ukuri tugera ku mashimwe tukayishimira. Ubwo rero umumama arihangana ku buryo hari igihe yageze aho ngaho umugabo ashaka no gukora ibishoboka byose kugira ngo umugore yahukane, ariko umugore aranga, aravuga ati hoya ni yezu mbikorera, ngomba kuguma hano nkubaka urugo rwanjye nubwo ndi mu bigeragezo bwose. Ubwo rero icyaje kubaho, umugabo yageze aho ngaho abona ukuntu uwo mubyeyi yihanganye, abona ukuntu yakomeye ku Mana ye, abona ukuntu mbese yashatse no kugerageza. Umugabo yageze aho ngaho akajya ngo amuteretera n'abana imbere ye, akaza nyine akana kaba kanyuze nk'aho ngaho, akaza rwose akagatereta imbere y'umubyeyi, mbese amutesha ikintu cyitwa agaciro. Umubyeyi arihangana. Umugabo rero ageze aho ngaho, ibyo ari byo byose Imana imuvugiramo. Nuko umugabo aravuga ati Imana usenga irakomeye iguha kwihangana bigeze aha ngaha. Icyakoze umugabo nyine hari inzozi ngo yagize, ntabwo yabisobanuye neza uwo mama, sinzi icyo umugabo yabonye mu nzozi, ariko izo nzozi ngo zaramutitije pe, ziramutitije. Umugabo agira ubwoba, aravuga ati Imana usenga irakomeye, nanjye ndahindutse. Noneho umugabo ahindutse, iwabo w'umugore mbese iwabo w'uwo mumama bari bamenyereye ko umwana wabo yashatse nabi, ari mu gahinda, agize ate, bumvije ko umugabo yahindutse, yanabatijwe, yanagize gute, baravuga bati reka ntibishoboka, bajya kureba. Bagezeyo basanga umugabo yabaye umwana mwiza, abakirana urugwiro, babona arasenga. Baravuga bati Imana yahinduye uyu muntu. Ubwo nabo ntibari bakijijwe, bati Imana yahinduye umuntu, natwe tugiye kuyihindukira, ntibishoboka, ntibibaho. Ubwo nabo baba barahindutse. Ubwo ni ukuvuga ngo ikigeragezo cy'uwo muntu cyabaye impamvu yo guhinduka kwa benshi, abavandimwe be bo mu muryango we, ubwo n'abandi. Nuko rero bavandimwe, iyo tugeze mu kigeragezo ntitukakirebe nk'ikigeragezo gusa ngo tukirekere aho ngaho tugume mu maganya, tujye tutegereza twihanganye iyo tutarimo kubona icyo Imana iri kubikorera ako kanya, kuko icyo Imana yabyemereye. Kuko hari igihe ikigeragezo kiba kitanavuye ku Mana, ariko iyo yabyemeye ko bikubaho ni ukuvuga ko iba yabyemeye nyine. None se wa mugani Imana iba inaniwe kubihagarika? Ntabwo iba binaniwe, ariko irareka bikakubaho, kuko iba ishaka kubivanamo ubuhamya buzafasha abandi kubona urukundo rwayo rudashira. Bavandimwe rero murakoze. Uyu munsi mu by'ukuri ikintu nifuzaga ko gitambuka ni ikintu cy'amashimwe. Tugerageze kugira amashimwe, kabone n'uho twaba turi mu bigeragezo, tugerageze gushima Imana. Murakoze rero. Mukomeze kugira umunsi mwiza. Yezu abaho umugisha, Bikira Mariya abaho umugisha, kandi Mutagatifu Kizito Mihigo akomeze atube hafi twese. Bikira Mariya nyina wa Jambo udusabire. Mutagatifu Kizito Mihigo w'ikibeho udusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Kristo akuzwe muvandimwe Yvonne. Mfashe aka kanya rero kugira ngo ngushimire uburyo witangiriye umuryango remezo w'inkoramutima yacu Kizito Mihigo. Ni byinshi ukora tubona, ni byinshi ukora tutabona, ariko Imana rwose ntikomeze ikwambika imbaraga, kandi ntizaguhemba, kuko rwose niyo uri gukorera. Ndagushimira rero by'umwihariko ku butumwa bwiza muri kuduha. Wowe n'uriya mama Christine Mukama, rwose mutugezaho ubutumwa buryoshye muri iyi minsi. Yego n'iriya nsanganyamatsiko twabonaga buri munsi nayo ni ukuri yari iryoshye, ariko ubu butumwa bwo nabwo bwaje buryoshye cyane. Ni ukuri njye bwarandyoheye, kuko njyewe kuri njye uko ndi kububona ni ubutumwa nanone buza kongera kudukangurira cyane ko kuba abakristu bishoboka, ko kuba abatagatifu bishoboka. Kuko hari uwo twabonye wari wambaye umubiri nkatwe, wabigezeho, we noneho ararenga aba umutagatifu. Noneho twebwe dani tureke kuba abatagatifu, ariko nibura tuba abakristu nyabo. Burangiye nkunda kwivugira ngo igihugu cyacu ibibazo dufite cyangwa abanyarwanda dufite ni uko ahanini nta rukundo rwuzuye rwanda Imana ishaka dufite, nk'uko n'ubundi Mutagatifu Kizito Mihigo yamye abidukangurira. Nitwishakemo rero urukundo, cyane cyane nkatwe twamenye
twazanye uyu muryango remezo nkatwe tuwuriho, nitwishakemo urukundo, twihinge muri ubu butumwa, twumve igitekerezo cy'umunsi, tuvuge tute si uyu munsi turabwirwa iki, duhamagare Kizito Mihigo atuvuganire, hanyuma natwe tuba abakristu nyabo. Nituba abakristu nyabo aho turi hose, abandi banyarwanda bazatubona bazifuza nabo kuba nkatwe. Niba b'abakristu bagahinduka gutyo gutyo, tuzagenda tubyanduzanya, bitume ejo cyangwa ejo bundi igihugu cyacu kiba cyiza, ibibazo by'abanyarwanda bigende bikemuka. Kubera iki? Wa mutagatifu wacu twihatiye gukurikiza za ndangagaciro ziwe. Ubu butumwa rero bwararyoheye, njye ndi kububonamo ko buri kudukangurira cyane, kutwereka ko tugomba buri munsi kwigana ziriya ndangagaciro zaranze Kizito Mihigo. Natwe nibura uyu munsi tugatera agatambwe, tugakora akantu kamwe, tukagasaba Imana ikakaduha, kandi nitubisaba nk'uko yabivuze ati usaba Yezu ntavunika iyo aganisha ku rukundo. Nitumusaba ibyiza bitugira abakristu, bizatugeza mu ijuru, ni ukuri ntabwo azabitwima. Nigeze rero no kumva n'ikiganiro cyawe na padiri nyine uvuga ukuntu rwose hari igihe wigeze kumva unaniwe ukavuga uti si ibi bintu nzabishobora, ariko ukavuga uti Yezu na Kizito Mihigo bazanshoboza. Bari kugushoboza rwose nta gushidikanya. Nanjye rero icyari kinampagurukije uretse kugushimira, nagira ngo nkubwire ko ibi bintu turimo si ukukubeshya, birimo Imana 100%. Impamvu birimo Imana 100% ni uko byanze bikunze insanganyamatsiko y'umunsi cyangwa ubutumwa muduha, yaba wowe cyangwa mama Christine, ndakubwiza ukuri, iyo usomye ijambo ry'Imana ry'uwo munsi, yaba isomo cyangwa ivanjiri y'uwo munsi, ntabwo umuntu abura aho bihuriye. Ni ikintu nobuserivye inshuro nyinshi, ntabwo ubura, mbese biba bihura, igitekerezo cy'umunsi biba bihura. Niyo cyo kimwe n'izindi nyigisho za Seri Makire, memu n'izindi nyigisho z'undi mama wo mu Rwanda witwa Louise, byanze bikunze birahura. Icyo nicyo kintu nabonye, igitekerezo cy'umunsi, izaba izo nyigisho, izaba ijambo ry'Imana, yaba ubu butumwa mutugezaho buri munsi, birahura. Muvandimwe wanjye, icyo nakubwira ni uko ibi bintu birimo Imana, ahubwo nidupfukame tuyisenge, tuyisabe idufashe muri uru rugendo. Nibura nkatwe twamenye Kizito Mihigo, twamenye ubutumwa bwe, ni ukuri tubukurikize, tugerageze izo ndangagaciro zamuranze, kandi ni ukuri natwe ubutagatifu tuzabugeraho, ubukristu nyabwo Imana idushakaho tuzabugeraho. Ntarondogoye rero, ikindi kintu nashakaga kukubwira, wavuze ejo ni kuri rozari ntagatifu idacika. Nibyo koko tugiye kujya mu kwezi kwa Bikira Mariya, ariko njye nagira ngo nkwihere n'agatekerezo. Ntundize ko duhora mu isengesho ridacika, ari naryo rizanadufasha kunoza za ndangagaciro koko za gikristu. Ubundi iyo rozari ntagatifu n'ubundi twazayikomeje nayo, niba ariko wabigeza ku bavandimwe, niba bitazababangamira, igahoraho, tukihorera mu munyenga, kandi muzaba mureba tuzashiduka twarabaye abakristu nyabo bazahindura n'abandi. Ubwo rero uburyo yakorwa urabona igira amantuza. Ubwo ni igitekerezo ndi kuguha, kuko ejo wenda wavuze ngo abantu baguhe ibitekerezo, ndi kuguha ibitekerezo wenda nkurikije andi magurupe ajya ayikora. Urabona igira amibukiro 20, kandi tugira amasaha 24 ku munsi. Ubwo ni ukuvuga ngo tubaze wenda saa 7 z'ijoro kugera nka saa 2 z'ijoro, ubwo urumva ni amibukiro 20. Abandi 4 b'amasaha 4 asigaye, umuntu yareba aho abimurira.
nawe wenda niyo wakora lisite okay, sinzi nawe wakora lisite, si ngombwa lisite, ariko niyo ba bandi bane nabo bajya mu bandi, noneho tuvuge niba ngewe usenga saa 8, uyu munsi ni urugero natangiye amibukiro yo kwishima, ngatangirira ku iyibukiro rya mbere, ni ukuvuga ngo ejo nzaba nzi ko nzajya ku rya kabiri, ejo bundi rya gatatu, gutyo nkomeze kugeza ndangije ayo kwishima, ntangire ay'urumuri, ntangire ay'ishavu, narangira ntangire ay'ikuzo. N'uwa saa 10 amenya ati wenda uyu munsi nakoze irya kabiri, ejo nzakora irya gatatu, gutyo. N'uwa saa 11 gutyo, saa 12 gutyo, saa 1, saa 2 gutyo, noneho tuzahure gutyo ari rozari idacika. Njyewe nicyo gitekerezo naguha, kuko ejo wari wasabye ibitekerezo, ubwo uze kubitekerezaho wumve n'abandi bavandimwe wenda ibyo bakungura, ariko njye mu magambo make nagira ngo ngushimire kandi nkugezeho icyo gitekerezo, nkubwire ko n'ibintu turimo ari ibintu birimo Imana by'ukuri, kuko bihura n'ijambo rya buri munsi. Ngaho rero reka nkureke, Imana ikomeze iguhe umugisha, ihe umugisha abagufasha bose, ihe umugisha abantu bose batugezeho amasengesho, ikomeze guha umugisha kandi abantu bose turi kumwe muri uru rugendo, muri iyi gurupe, bose bambika imbaraga kugira ngo twese duharanire kuba abakristu nyabo, abo Imana ishima, kandi duharanire gukomeza isengesho ridacika. Utari Kizito Mihigo azandikwe mu gitabo cy'abatagatifu, kuko kuba umutagatifu we ibyo yarangije kuba we. Ngaho rero nizeye ko kandi azaba we byanze nako azandikwa mu gitabo byanze bikunze, ahubwo dusaba Imana nk'abantu duhuriye muri uyu muryango remezo izaduhe kado tuzabe tukiriho, kuko bizaba ari umunsi udasanzwe, bizaba ari umunsi w'uburyohe gusa. Ngaho rero reka nkureke, narondogoye, ariko nagira ngo ngusangize ibyo bitekerezo byanjye n'amashimwe yanjye. Kristo akuzwe, umunsi mwiza.